biragasobanuye utandukane n'irungu. Ni SANGO Tycoon, umusobanuzi umucyayi utunganye ukomoka muri GS Rutunga. SANGO Tycoon. Uyu munsi sintinda noneho namuzanye umusaza nde Budugu. Ni Budugu rero. Umusaza Budugu aba yakoze abaje kuruhukira muri restaurant Hands aho bita kwa Teo yateguye muri restaurant ye, aba ameze neza, afite umukozi ubakira neza cyane na service ya danje. Umusaza Budugu aba yakoze cyuma naba yaje akunda gapaso shawo bure tuzurebe niba ari ikira niba ari igiki ni Budugu mujinyura mwice wa musaza ukuze nabi. Ndebera ya ni SANGO Tycoon akose nka abahekenya bayakoze shora amafaranga mushora indamani. Bantu baje bije mu ndebera Budugu bayakoze kiranga umuntu wakoze ararya. Aka filme kacu rero kitwa I don't want peace bati sinshaka amahoro. Bati sinshaka amahoro of course asja turi kubona cyuma ya Budugu bayakoze abananiwe akose bro uramwera ji man rero uri muranywera ji nigure man Budugu afite ikikushaho yembwa sikakamaze man serve mbabaruzo ndebere ngiye ndabwira Theo boss wawe ibingi bintu ntago nabyemera niwe wamunyoherereje se man ngiye ntago nabyumva man. Ibintu byahandatemwa noneho uzindore noneho nukwirwa no muri no mugi ndatemwa sogira ngiroroshye. Tycoon ya cyuma rero nawe ase bro watanga ryoduke ase bro ngewe mba nahaje naguze ukaza ushobora indariko ase bro wamaye duke ndajye ho rimwe basi ase bro mvira ku isane ngiye mba nishyura yake. Musaza Budugu afite itiko ase ngiye cyuma mpaho duke ntari imyenda ahita nigendera cyuma ariko nawe aba yateguye ko no kwirwanaho ase nkaho kagandi subscribe wabiki ariko witore serve mbabarira nkuru uyu muntu hangaho babarira umunkurira hangaha. Ni Tycoon ya ndibutse ukara subscribe ariko wayikanze ntiwongere witonde. Budugu mba nakoze imbwa zikaza kumenyera igaruke ndayereka sha musaza Budugu mba nakoze baje kwiruhukira muri restaurant Hands aho bita kwa cyuma ragarutse arayitwaye none irebe neza arayitwaye ngiye Budugu natumwere kwa mushenzi unatamwe dusoje Budugu rero amukurikiye umusaza Budugu aharera hitamo mbere nabi cyane wibuka ukara subscribe we mushya kuri channel ni SANGO Tycoon umwana rero muri GS Rutunga ndabakunda cyane ciao